What is up dear friends, kanizere ko muri hirya no hino mumeze neza. Nongeye kubasuhuza cyane n'urukumbuzi rwinshi. Mbifuriza ibyiza Nyagasani atanga, mbifuriza kugira ubuzima bwiza bimpagarike n'ubugingo, kandi mbifuriza kugera ku ntego zanyu. Nkuko gahunda yacu imeze no gukorana bya hafi cyane, right? By'umwihariko tugenda turebera hamwe amanota ku buryo just ushobora kuba wiyicariye ahantu gutya quelque part ukaba ushobora gukurikira amanota y'uturirimbo runaka, amanota y'akaririmbo runaka kamwe wifuza kuba wacuranga on yourself, ariko ukibaza ngo amanota ni ayahe, ese nshobora kugacuranga kuri buriya buryo mbigenje ne? Nagira ngo muri aka kanya noneho mbabwire ngo turaza gucuranga n'akaririmbo k'umusaza ni Makanyaga Abdul, umwe mu ba legend ba muzika, dukunze kwita ngo ni karahanyuze. N'akaririmbo rero kitwa Suzana, niko ngira ngo tuze gucuranga na mu kanya gato. Urgishavu ntawe ryica maze kubibona, Suzana mba narapfuye nzizu urukundo rwawe, byari byaranyobeye uko nzabigenza n'impamo, nibwo nakwandikira mugarura ukunsubiza undemagatima, umbwira yuko turara tubonanye. Ngira ngo rero nkuko muri kubibona kuri video, nta ndirimbo ntabwo ikomeye, ni amanota atatu, ni ava muri do, indirimbo wacurangiye muri do, ukajya muri sol, ndetse hari n'agace gato hazamo inota rya fa, ugenda unoza wumva uburyohe bw'akaririmbo. Ni amanota yoroshye cyane rero, haba kuri beginners, mu beginner, amanota abantu duheraho twiga ku buryo ushobora kwicurangira indirimbo Suzana ukoresheje ariya manota, ku buryo ndetse ubonye ushobora kuba aribwo ugitangira kwiga gitari, ushobora kuba umaze kumenyerana n'inota rya do na sol, ushobora gucuranga iriya ndirimbo ikarangira. Ntabwo nacuranze ibitero byose, ngira ngo mwabibonye, ntabwo ibitero byose mbicuranga, ko icyo nashaka kubereka ni aya manota, uko abantu benshi mugenda mubisaba, ko mugenda mubidusaba ko twabibafasha. Amanota rero ni ariya, ariko kandi mushobora no kutwandikira muri comment ukavuga muti ese ku ndirimbo iyi niyo mwadufasha gute, tukabereka uko bigenda. Kanongere mberekaho akantu gatoya kariya manota ntaririmba. Amanota ni do, sol, do, sol, do, sol. Urgishavu ntawe ryica maze kubibona. Tugiye no mu bindi bitero, uze ngo kora uko ushoboye kose mazu ngarukire, reka kunyisha agahinda nkaho nakwiciye. Hari akanota ka fa, hari ukuntu wumva
bakagwamo, ariko unacuranze muri do sol indirimbo irarangira nta kibazo. Ariko bitewe n'umuntu wareye muzika ushobora kumva n'akandi kantu kajyamo kagashyiramo nta kibazo. Anyway, amanota ni aya ngaya. So abantu mudukurikira rero, mbisabire gukora, abatarakora subscribe mwakora subscribe, abayikoze mugakanda kukazogera, hanyuma kandi mukoreshe kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi batandukanye. Ndabizi neza ko hari abantu benshi babikeneye. Ushobora gusharinga n'inshuti zawe, ushobora gusharinga kuri social medias. It is a big support, just sharing this. Yo ugenda usharinga n'abantu ni umusanzu ukomeye kugira ngo dukomeze tuzamura urwego rwa muzika, dukore n'ibindi birenze ahangaha. So abantu mwigira hano rero, courage cyane, abantu mwabisabye courage cyane, kandi guhozaho nibyo bizatuma just mugira back kinini cyane. So turacyari kumwe rero, mbwira muri komenti ibindi byifuzo, inyunganizi se, dukomeze dufatanye muri music. Ndabashimira abantu mudukurikira kuri channel yacu kwa Nigel. Mbifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza ibyiza byose Nyagasani atanga, kandi mujye muhaha muronke.